muri kubona ko mu by'ukuri zahise zihagera, muri kubona ko Earnbitmoon yahise inyoherereza izi BNB. Murabona ko iyi platform mu by'ukuri ni automatique, mu by'ukuri iyi platform mukwiye kuyikoresha neza cyane. Abantu bakunda business zidasaba gushora mwajyaho mukayikoresha. Reka nongere mwifuriza ibihe byiza, ari nako nguha ikaze kuri YouTube channel wacu ni byiza 30 nk'ibisanzwe. Ngiye uri kumva nitwa Eridadi. Hano nkora video umunsi ku munsi zikwereka uburyo wakorera amafaranga ukoresheje telefone yawe na connection ya internet. Hanyuma ku kijyanye na video zo zisaba gushoramo amafaranga, mbona abantu benshi bagenda batabyishimira bitewe nuko inyinshi zirabambura, kandi nibyo koko ibi bintu byo gukorera amafaranga kuri internet bisaba kubyitondera, bisaba gufata risk. Ikindi nuko nakubwira niba wariyemeje kujya ukoresha ubu buryo nuko utazabura guhomba, nuko kuri internet hariho scam nyinshi, hariho n'iby'ukuri. Hanyuma niyo mpamvu uba ugomba kwitonda cyane cyane kuri platform zisaba gushoramo amafaranga. Hanyuma rero uyu munsi platform nje kukubwiraho ntago bazagusaba gushora, ne bazagusaba gutumira abantu, si itegeko. Nkuko mubibona iyi ni platform yitwa Earnbitmoon, nta nubwo ari ubwa mbere nivuzeho, gusa kuri uyu munsi nje kukwereka uko wabikuza niba waregeze uyikoresha. Gusa nanone mbere yo kubikuza navuze ko hano uzaho buri minota 5 ugaclaiminga free coins. Guclaiminga izo free coins buri minota 5, navuze ko uza hano handitse roll now grab jackpot, hanyuma akaba ariho ukanda. Iyo umaze kuhakanda bahita bakwereka iyi page bagusaba gusorovinga apaca, aho ushobora kuza hano ukandikamo aya magambo. Gusa ibintu byo kwandika aya magambo biragoye, ngewe nkunze kuza hano handitse solve media, akaba ariho nkanda, hanyuma nkahitamo ubu buryo bwo munsi bwa kapaca, hanyuma nkahita nza hano handitse I am not a robot muri kano kazu, akaba ariho nkanda. Negereza nitonzeho gato cyane kugira ngo barizorovinge apaca barebe ko atari robo. Hanyuma iyo bikunze hano hajemo akavi mitanza hano handitse press and win. Hanyuma negereza nitonze, umubare wanjye w'amahirwe ni 47,46. Hanyuma mbonye coins 5 mitanza hano handitse close. Hanyuma si ubu buryo gusa, hari n'ubundi buryo ngiye kukwereka. Uza hano kwa tuno turongo dutatu, wamara kuza ku turongo dutatu ugakanda hano handitse earn coins, hariho umubare 50, gusa nago hazahora hariho 50, nuko nge mfiteho 50. Uza hano handitse daily bonus, akaba ariho ukanda ugategereza witonze. Hanyuma uhita uzamura ukazamura. Urabona ko hano bari kukubwira login every day to claim free coins. Daily bonus is grow within 1 coin each day. You claim it, you pony 230 coins as long as you are active daily. Hanyuma rero urabona bari kutubwira nyine ko izi daily bonus buri munsi zigenda ziyongeraho coin imwe. Ni ukuvuga ngo niba uyu munsi baguhaye 10, ejo bazaguha 11 kugeza ubwo uzageza igihe bakajya baguha coin 30 buri munsi. Ngira ngo urumva ko mu gutangira biba bigoranye mu by'ukuri, ariko uko ugenda umaraho iminsi bigenda byiyongera. Hanyuma rero hano bakakubwira ngo if you miss to claim your daily bonus, your bonus stick will reset. Don't forget to claim every day, save time. Hano bari kukubwira ko iyo uramutse wibagiwe kuza guclaiminga daily reward zawe barazirisetinga, nukwiye kwibagirwa kuza gukora claim buri munsi. Hanyuma hano uri kubona ko bari kumbwira ngo you stick 8 day and your next reward will be 18 coins. Bitewe nuko mazeho iminsi 8, uyu munsi ni nkora claim barama coins 18. Ubwo birumvikana iyo ugitangira baguha coin 10, ku munsi wa kabiri bakaguha coin 11. Njye urabona ko uyu munsi ari wa 8 barama coin 18. Ni ibintu byumvikana. Urazamura ukaza hano handitse claim 18 coins. Iyo ukimara kuziclaiminga utegereza witonze. Hanyuma urabona ko bambwiye ngo success, you are successfully received 18 coins. Hanyuma usubira inyuma, uza kuri iyi back button ugasubira hehe inyuma.
navuze ko aka kantu iyo uzamo ukanda hano kugira ngo uvanemo aya matangazo ego. Hanyuma rero iyo ushatse urongera ukaza kutu turongo dutatu kugira ngo wongere coins zawe uzagwize ayo kubikuza mu gihe cya vuba na bwangu. Hanyuma iyo ugarutse kutu turongo dutatu nari naje ndi kukwereka uburyo wa claiminga daily bonus gusa ariko ugaruka hano handitse in coins cyangwa earn coins. Urabona ko hano kuri view ads aya ni ama ads ureba ibyo bakabiguhera coins. Urabona ko ngiye mfiteho ads 8 ngomba kureba, reka makirike hanyuma turebe kugira ngo naho nguheho sample. Iyo umaze kuhakanda rero urazamura ukazamura, ngira ngo ni ibingibi bari kukubwira ko ureba website ukareba amatangazo hanyuma ibyo bakabiguhera coin. Ngira ngo uri kubona ko hano bari kumbwira ko ni visitinga iyi website amasegonda 60 ahwanye n'umunota umwe barama coins 12.50. Ndahita nza hano handitse visit makande, barahita bantwara kuri page imeze gute, reka turebe. Urabona iyi ni advertisement aho ba nyiri advertisement baba barishyuye iriya company ya Earnbitmoon, hanyuma wareba nyine iyi advertisement yabo bakabikwishyurira. Ni ukuvuga ko iyi Earnbitmoon ntabwo ariyo izakwishyura ko warebye iri tangazo, ahubwo ba nyiri iri tangazo nibo bishyura iriya company, hanyuma iriya company Earnbitmoon nayo ikaguhembera kuba warebye iryo tangazo. Utegereza witonze rero igihe kano kantu kaba kari kugenda. Iyo wa munota ushize uhwanye n'amasegonda 60 biba birangiye, haranda kwereka akantu gato ukora kugira ngo ubone coins zawe nk'uko uba umaze kuzikorera. Hanyuma iyo birangiye uhita ubona aka kantu kajemo. Ikintu ubusabwa ni ugukanda ku kantu gatandukanye n'utungu. Turabona kano ko ku ruhande niko gatandukanye n'utundi, ndagakandaho negereze. Uri kubona ukuntu biri kugenda, uri kubona ko bahise bambwira ngo great. Ndahita nsubira inyuma rero, hanyuma uri kubona ko hano hariho page nyinshi ngomba gusura ndetse bakabimera izi coin uri kugenda ubona. Ubwo rero ngewe nago nafata umwanya wo kureba izi page zose, urumva ko video yabibaye ndende. Ahubwo reka nze nsubire inyuma. Hanyuma ndagira ngo mbikuze turebe ese koko birakunda. Ikindi kintu nakubwiye ko hano hariho level 34 nk'uko bigaragara. Mu by'ukuri aya macoin baduha ni amafaranga make cyane, kuko urabona muri izi coin 2285 mfite zihwanye n'amasenta 2 n'ibi bice bindi uri kubona gusa. Ariko ngiyewe ndi muri level 1 kandi mwabonye ko batubwiye ko hariya kuri daily bonus iyo ugitangira ugenda ubona coin nkeya, ariko uko umunsi ugenda wiyongera zigenda ziyongerana. Hano rero niko bimeze bitewe nuko ndi muri level ya mbere. Iyo nkoze claim hari imibare y'amahirwe ibihari aho ushobora gutombora iyo mibare bakaguha coin bitewe n'iyo mibare watomboye. Urugero, iyo utomboye kuva kuri 1 kugeza kuri iyi mibare baguha coin 5, ariko iyo utomboye hagati y'iyi mibare n'iyi ngiyi urabona ko baguha coin 80. Izi coin 80 aba ari amafaranga menshi, ariko kugira ngo uzitombore bisaba ko ukomeza gukora claim ukagera muri level ya 2 ukagera mu ya 3 kuzakomeza ugeze muri level ya 34. Gusa ntago biba byoroshye, niyo mpamvu gukorera amafaranga kuri internet ni step by step. Ntago wakoresha platform imwe, ntago wabijyamo nonaha ngo uhite ubona amafaranga. Mu by'ukuri bisaba urugendo, ndetse akenshi hari ibyo uzajyamo biguhombye, ariko nucika intege nyine uzacika intege, si bizaba ari ibintu byawe. Ariko nukomeza kwihangana igihe kizagera ubimenyere, kuko kuri internet habamo amafaranga nubwo habamo ibya scam byinshi cyane. Si ibyo gusa, kuko urabona ko niyo ukoze iriya spin, niba ari spin cyangwa se niba ari kuriya gukora claim buri minota 5, hari n'urwego ushobora kugeraho ukaba wabona coin miliyoni 20. Izi coin miliyoni 20
uramutse uzibonye ubwo nyine waba watomboye uyu mubare ibihumbi 99,999 birumvikana izi coin zaba ari amafaranga menshi cyane hafi amadolari 20 yose. Hanyuma rero nizere ko muzakomeza kujya mukora daily claim kugira ngo mugende muzamuka muri levels, kuko iyo ugitangira mu by'ukuri ubona coin nkeya. Hanyuma rero kubikuza nk'uko ariyo ntego nyamukuru yatumye nkora iyi video, ndaza kunyura hano handitse withdraw, hanyuma makande barahita bansaba guhitamo uburyo ndi bubikuzemo. Ndahitamo faucet pay bitewe nuko faucet pay niyo yemera kubikuza coin nkeya. Urabona ko mfiteho coin ibihumbi 2 gusa, ariko igihe waba wagejeje kuri coin nyinshi urabona ko hari Payoneer, hari crypto wallet aho ushobora kubikuza kuri Trust wallet, kuri Binance cyangwa se kuri Yellow card. Gusa nge ndakoresha faucet pay. Mitenza hano handitse withdraw, negereze nitonze nk'uko bari kubinsaba. Hanyuma hano ndaza guhitamo uburyo ndi bubikuzemo. Nshobora guhitamo Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Dash, Tironi, Tentati, RC20, Binance Pay, Solana. Gusa ndaza guhitamo iyi Binance. Hanyuma nindangiza ndahita njya hehe? Ndahita njya kuri faucet pay yanjye. Faucet pay iba kuri Google. Ndaza kuri Google hanyuma nandikemo faucetpay.io. Faucet pay ngira ngo murabona ko ihita izamo. Niba udakoresha faucet pay nakugira inama yo gukoresha faucet pay, kuko faucet pay igenda yakira uducrypto duke tugenda tugwira. Hanyuma muzi ko cryptocurrency nicyo kintu kiyoboye isi, nubwo bitarayimezwa neza, ariko umuntu udakoresha cryptocurrency monsherezami, umuntu udakoresha cryptocurrency mu minsi iri imbere bizamugora cyane. Hanyuma nyimara kugera kuri faucet pay, ndaza hano handitse deposit kugira ngo nze gushaka iriya address ya BNB. Hanyuma nzamure ndebe BNB iri hehe. Binance BEP20 ni iyi ngiyi, ndayikorera copy. Nimara kuyikorera copy ndasubira kuri ya platform. Nimara gusubira kuri ya platform hano ndashyiramo amount in coins, umubare muri coin. Ndabikuza coin ibihumbi 2,200 sibyo. Hanyuma mitenza hano handitse faucet pay address, birumvikana ndakora paste ya address maze gukopiya nyivanye kuri faucet pay. Hanyuma mitenza hano handitse withdraw. Hanyuma ngira ngo uri kubona ko bari kumbwira ngo you will receive ayanga is BNB zihwanye n'amasenti 22. Hanyuma ndahita nza hano handitse withdraw. Uri kubona ko bahise bambwira ko izi BNB bazinyoherereje kuri my faucet pay. Hanyuma rero reka nze nsubire kuri faucet pay turebe niba payment yabo ari automatique. Ndongera nsubire inyuma hano kuri faucet pay turebe niba koko zahise zihagera cyangwa se niba bisaba gutegereza. Ngira ngo muri kubona ko mu by'ukuri zahise zihagera. Muri kubona ko Earnbitmoon yahise inyoherereza izi BNB. Murabona ko iyi platform mu by'ukuri ni automatique. Mu by'ukuri iyi platform mukwiye kuyikoresha neza cyane. Abantu bakunda business zidasaba gushora mwajyaho mukayikoresha. Hanyuma rero niba ushaka kureba uko wakiyandikisha uraza kureba indi video nakoze bwa mbere. Ikindi kandi makuraje abantu
bagenda bakurikiza inama mbagira, abantu bagenda bumva ko ibintu mbagezaho ari ukuri. Hanyuma ikindi kintu nababwira nuko ukwiye gukora faucet pay. Ngira ngo muri kubona ko hano kuri faucet pay mfiteho izi bitcoin 0.005, mfiteho litecoin 0.000 ibihumbi 2626, mfiteho tiron 0. zingizi murazibona, ndetse mfiteho n'izi BNB zingana gutya. Hanyuma ikiza cya faucet pay nuko igenda yakira uducrypto duke cyane udashobora kwakira kuri Trust Wallet, udashobora kwakira kuri Yellow Card, udashobora kwakira kuri Binance. Hanyuma rero ikiza cy'izi crypto zigenda zizamuka mu gaciro. Urabona ko nubwo nzibitse uyu munsi ni udusenti duke, urabona ko ni udusenti 38. Izi zose uri kubona mfiteho zihwanye n'amafaranga 300. Ego ngira ngo uri kubona uburyo nagiye nzakira, ariko mu minsi iri imbere cryptocurrency uri kubona nk'ubu ari udufaranga 300, ariko nko mu myaka 3 iri imbere ndagira ngo nkubwire ko nzaba ndi umukire ku tudu cryptocurrency uri kubona duke cyane tungana gutya. Niyo mpamvu nawe niba ushaka gufatanya urugendo nanjye, kora kuri subscribe, ufungure notification, ikindi kandi iyi video uyihe like. Hanyuma nizere ko mumeze neza, naho ubutaha mu zindi video nyinshi ndi kubategurira nk'izi zitagusaba gushora, bitewe nuko izisaba gushora mu by'ukuri comment mugenda mwandika ndazibona, kandi nanjye sinifuza ko mwahomba, gusa nuko njye nk'umuntu ufite experience mfite uburyo mbikoramo, ariko mu by'ukuri nago mwanyishinga. Naho ubutaha mu yindi video. Ciao ciao.